narimbenzwe nateretanye ihahamuka. Ubwo hari abantu banyumve. Nteretanye ihahamuka njya Kanyarira gusenga muri kondisiyo ni njyewe ubwanjye waborotse impano z'aberekwa ibyanjye. Urabiboroka urabifunga. Nasenze isengesho rivuga ngo uwerekwa, urota, uhanura, ureba, uwumvijwe. Ntabyo nkeneye kumva, cyo nkeneye n'urugo. Senga isengesho rivuga ngo Mana unshyigikire umpi by'umusore asabwa. Ubukwe narabukoze. Tugeze Rwanda gisi tuvuye gusezerana. Tugiye gushira essence mu modoka. Ko nari ntashya hano ku Gisozi. Mugore ararira. Ngira ngo ne emotion y'imirimo n'ibitangaza Imana ikoze. Kumbu wo bateretanaga yaramubuze